turengere ibidukikije, ducunge kandi dukoreshe neza umutungo kamere wacu, dutere imbere dutegura ejo hazaza. Ni mu kiganiro cya Minisiteri y'Umutungo Kamere. Mwese abateze amatwi Radio Rwanda, namwe mwese bakunzi b'ikiganiro cya Minisiteri y'Umutungo Kamere, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyo kuri iki cyumweru tariki 25 Kanama 2013. Gucunga neza umutungo kamere w'amazi bijyana no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, bikaba bireba inzego z'imirimo zinyuranye muri rusange, ariko urwego rw'itangazamakuru rukaba rubifitemo uruhare by'umwihariko. Niyo mpamvu kuva tariki 21 kugeza kuri 22 ku kwezi kwa Kanama 2013 mu karere ka Bugesera habereye amahugurwa ku ruhare rw'itangazamakuru mu gucunga neza umutungo kamere w'amazi n'ihindagurika ry'ibihe mu karere ka Bugesera. Iyo nama rero yateguwe n'umushinga Global Water Partnership Eastern Africa, maze ihuza abanyamakuru n'abashinzwe itangazamakuru mu nzego za leta zirebwa n'iby'amazi mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi. Akarere ka Bugesera ayo mahugurwa yabereyemo gahuriweho n'ibyo bihugu byombi, Burundi n'u Rwanda, kandi kakaba kazwiho kugira ikibazo cy'izuba ryinshi kijyana n'icy'amazi. Turabigarukaho mu kanya, mukomeze mube hafi. Uko twabivugaga rero, uruhare rw'abakora itangazamakuru ni runini cyane mu gucunga umutungo kamere w'amazi n'ihindagurika ry'ibihe biciye mu biganiro ndetse n'inyandiko bageza ku baturage. Iyi gahunda y'amahugurwa yari ifite intego y'umwihariko yo gutanga ubumenyi bw'ibanze ku banyamakuru kugira ngo bafashe umushinga Global Water Partnership Eastern Africa muri gahunda y'umwihariko yo kurushaho gucunga neza umutungo kamere w'amazi n'imihindagurikire y'ibihe mu gace k'Ubugesera gaherereyemo ikiyaga cya Cyohoha gihuriweho n'u Rwanda n'u Burundi. Ni nayo mpamvu muri ayo mahugurwa abakora itangazamakuru bagiye gusura icyo kiyaga cya Cyohoha, maze baganira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamabuye icyo kiyaga cya Cyohoha gikoraho mu karere ka Bugesera ku ruhande rw'u Rwanda. Nimukurikirane rero ikiganiro abo banyamakuru bagiranye na Bwana Muyengeza Jean de Dieu. Banita Muyengeza Jean de Dieu, abandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamabuye. Watubwira bimwe mu bikorwa mwitaho mu kubungabunga iki kiyaga? Mu bikorwa dukora mu kubungabunga kino kiyaga hari guproteja ceinture ya 50 metre, tuhatera ibiti, tubabuza n'abaturage kuhakorera ibindi bikorwa kugira ngo byibuze tubashe kubungabunga amazi akomeza kuba ariho muri sustainable development. Hanyuma uruhare rw'abaturage se rwo n'uruhe nyine barabyakira? Mu by'ukuri urebye igihe tumaze duprotetinga ino 50 metre urabona kubyumva, barazi neza ko amateka y'Ubugesera uko byari bimeze mbere, imvura yaburaga ugasanga ni ibibazo, ariko ubu nyine amaze kubyumva. Urabona amazi aho ageze, ikiyaga ukuntu kimeze, kigenda kizamuka kisubiza amazi cyahoranye kuva kera. Batangiye kubona bagiye kugira icyizere ko aya mazi bari bagiye kubura azahoraho, ariko nabo bagizemo uruhare baprotetinga bya metero 50 batajya kwihinga cyangwa gukora ibindi bikorwa. Ndadje muri kumwe n'abanyashaka mu Burundi no mu Rwanda hano muri kano karere, tuvuye mu nyigisho zo kurangene amazi ukoreshwa neza n'ibyindagurika ry'ibihe. Umutwe muri kano kanya igituma turi hano nituma mu tushaka kumwebwe, ngira ngo imihindagurikire y'ikirere mu by'ukuri iravugwa, ariko ugasanga izwi n'abantu bake cyane, ariko mu itangazamakuru kuko ari mwe akenshi abaturage barakora ku maradiyo kugira ngo iyo publicité se cyangwa se iyo nkuru byo mucishe ku maradiyo kugira ngo abaturage bamenye neza ikijyanye n'ihindagurikire ry'ibihe kugira ngo babashe kubigiramo uruhare, enda batangiriza ibidukikije, ahubwo bafatanya n'abayobozi ndetse n'abandi baterankunga bose kugira ngo babashe guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Mushobora kubwira abatwumva kumbure ibyo bamaze gushika ko mu kubungabunga ibidukikije, ni ukuvuga ikimaze guhinduka n'iki? Murakoze cyane. Uraje hano mu Rwanda turi urabona, usubije amaso inyuma urabona ko ari mu Rwanda, usubije amaso imbere urabona ko ari mu Burundi. Mu by'ukuri byo tumaze kugeraho, twafashe guprotectinga metero 50 z'ikiyaga, duteraho ibiti kugira ngo byibuze zibashe gutandukanya umuturage n'ubutaka bw'ikiyaga. N'ubutaka bwa leta kugira ngo byibuze be gushoka bajya mu kiyaga baye guhinga n'isuka ngo bashike mu mazi kugira ngo ya mazi abashe kugira gute kongera kugaruka. Hani iwacu ngira ngo habaga izuba ryinshi, amazi tukayabura, n'ikiyaga urebye aho cyagera kera se ukigera uyu munsi, ariko
ubu tumaze gushyiraho ibiti, tumaze gutera ibiti, bya biti byatuzaniye imvura yongeye kuba nyinshi iragaruka, amazi ikiyaga arongera ariyongera. Mubona aho ndetse habonaga mbereka mugenda musanga ibiti bitangiye kuma kubera ko amazi yagiye ava mu kiyaga aho yarageze akazamuka muri ya 50 metre, ubona ikiyaga kiyongera. Mu by'ukuri cyo warumbarije urebye kote y'u Burundi na kote y'u Rwanda, turakorana ariko ugasanga n'amategeko ku mpande zombi gira ngo no mu Burundi arahari arengera metero 50 z'ikiyaga, ariko kitarashyirwamo imbaraga cyane cyane ku banyagihugu no kugira ngo babashe nabo kugira ibyabo babyubahirize cyane. Ibyo bigadutera ingaruka natwe nk'abaturiye umupaka. Iyo umuturage akubwira ati ariko hakurya se ko bahinga muri metero 50, hano ntimuhinga muri metero 50, urabona ndetse no wabona no kurengera ikiyaga uruhande rumwe, koti imwe indi koti itarengeye, uko nanone ntabwo bizagira umusaruro ushimishije wumye kubona. So cyafatanya ku bihugu byombi nuko hano duturiye twese nuko hakurya mu Burundi nabo metero 50 babasha kubibahiriza, bakahatera yaba ibiti, ibindi bikorwa, bakarwanya isuri nkuko tuyirwanya hano hakurya iwacu, kugira ngo byibuze cya kiyaga kibe kizengurutse cyose gifite ceinture imeze neza. Hano mu Rwanda hacimna kinga mutanga icyo gikorwa mwe nka mubona hano iwacu n'ubu tugiye gukora indi pepiniere yo kugenda bene hatari ibiti bitafashe neza, aho bitari ahasigaye hose tugiye tubishyiraho kugira ngo byose habe hameze neza, hameze kimwe. Kadusaba ko namwe mwabikora ngo tubashe gufatanya, ari hakurya ari hakuno, hano twese turabavukanye. Usanga umurundi utuye mu Rwanda, umugwanda utuye mu Burundi, umurundi ufite umugore w'umunyarwanda, umunyarwanda ufite umugore w'umurundi kazi. So usanga twese turaturanye, kugira ngo tuyikorere rimwe byose byaba byiza cyane kurutaho. Ibiti mukunda gutera ni ibi? Hano ibiti byatewemo cyane hariho za Griveria na Acacia, nibyo byiganjemo byinshi urebye. Nibyo mubona naho murabibona ko ari byo byinshi bihari. Tugarutse ku byo twarimo tureba, kurengera ibidukikije bigamije ibintu bitatu: gutuma abaturage babaho neza no gutuma aya mazi aba agira uruhare rufatika mu iterambere ry'abaturage, ibyo twise 3E's. Ese wadufasha nk'abantu bakoze iki gikorwa kuduhuriza impact iki gikorwa mwakoze n'ibyo bintu bitatu? Ingaruka zirimo nziza muri kino gikorwa nuko aya mazi, icyambere murazi ko ubuzima n'amazi, ntabwo abaturage baturiye kino kiyaga bashobora kugira ubuzima bwiza batabashije gukoresha aya mazi neza. Nkuko nanone kujya kuyavoma nubwo ari amazi mabi ntabwo bari byo, ariko cyo dukora n'iki nuko dufata aya mazi akajya gasozi akaba treated, hanyuma naho abaturage bakabona amazi meze kugira ngo babashe kuba teza imbere. Muri Kamabuye twageraga mu kwezi kwa 7, kwa 8, kwa 9 abaturage babaga basuhuka nkuko kubera izuba ryinshi nta byari bihari. Ariko uyu munsi ndakubwira ko Kamabuye ni ikigega. Ubu ngubu mu tugari dufite 5, utugari 3 twujuje ibigega byo guhunika. Ugiye no kureba mu karere ka Bugesera tumaze kuba intangarugero, niho ahantu duhunika toni nyinshi z'ibigori cyangwa se z'ibishyimbo. Icyo ni kigaragaza impinduka mu bijyanye no kurengera kino kiyaga, no gutera ibiti ku nkengero z'ikiyaga, ndetse bidukururira imvura bigatuma n'abaturage babona umusaruro. So niyo mpamvu bonabona mu by'ukuri imidugudu mubone hano hakurya no gashyamba tureba ngaha hariya, muraza kubona inzu ngiyo turayibona hirya hariya y'amabati y'umuhondo. Iriya ni stock twujuje nshyashya. Umwaka ushize abaturage imvura yabaye nyinshi bareza, kakune ebyiri twazanye ziruzura, bituma umushinga pasab urebye ibyo abaturage bakoze bivuye mu mateka y'inzara ukuntu basohokaga, bahita batwemerera kutubakira stock nziza cyane. Buri ishobora kujyamo tone 300. Ubu tumaze gushyiramo tone zirenga 100, turacyakomeje igikorwa. So urumva ko amateka yaraye inzara uyu munsi n'amateka yo kwihaza ndetse no gusagurira amasoko. Kubungabunga ikiyaga cya Cyohoha ngo byarengeye urusobe rw'ibinyabuzima rukibamo, ibyo byose mu nyungu z'abaturage bagituriye. Nibyo abanyamakuru bakomeje basobanuza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera. Ubundi hari inyungu abaturage bakura kuba baturanye na kino kiyaga. Ubwo ndashaka kuvuga nk'ibinyabuzima biba mu kiyaga nk'amafi. Ese hano mujye mugira umusaruro w'amafi? Ese mugeranyije umusaruro wabonekaga mbere y'uko iki kiyaga kirengerwa muri metero 50 n'umusaruro uboneka ubu ngubu bihagaze gute? Ibyo bijyana n'ibintu bibiri. Umusaruro uva muri kino kiyaga n'umusaruro cyane cyane avuga w'amafi. Dufite koperative yitwa Icyerekezo. Abaturage basanga hano iwacu umuntu ajyana indobane, undi akajyana ubwato bwe n'urushundura rwe akajya kuroba uko yishakiye. Bamwe bafata ibyana by'amafi bikiri bitoya, ariko ku bufatanye n'umushinga wa Paijelak baje gutera amafi muri kino kiyaga, ndetse bahugura na koperative igomba kuroba, babaha n'inshundura zemewe zo kuroba zitazi zo kwica abana b'amafi.
ubu ngubu mu buryo ubona koperative yacu muri kano karere ka Bugesera, koperative yari muri Kamabuye ni ihuza umurenge wa Kamabuye, Ngeruka na Ruhuha na Nyarugenge. Ni koperative imwe urebye umusaruro umwe mu by'ukuri ushimishije, n'amafi araboneka kuko iyo mvura yabaye nyinshi n'amafi hari n'ibinyabuzima bijyamo bitunga ya mafi, n'amafi araboneka ku bwinshi. Yenda challenge irimo nuko ku baturanyi bacu hakurya usanga mu by'ukuri hari rimwe na rimwe usanga bafite imitego bita ngo ni kaningini, ni imitego itemewe, ugasanga ni imitego ijya kwica amafi akiri matoya, bigatuma wa musaruro w'amafi twadutegereje utaboneka neza. Ariko iyo babasha kubyubahiriza nko hakuno usanga amafi ari meza kandi bigaha abaturage bacu agafaranga. Mu minsi yashize byigeze kubaho yuko amazi menshi yo mu bihugu by'ibiyaga bigari yibasirwa n'icyatsi cy'amarebe. Mwarakoze iki ko iyo umuntu yitonze akareba asanga aya mazi rwose asukuye icyo cyatsi cy'amarebe kidahari? Murakoze cyane. Uhereye kuva mu murenge wa Ngeruka ukagera hano mu murenge wa Kamabuye duhana imbibi n'u Burundi, hari amarebe kandi yari menshi cyane. Ni icyatsi kiza mu mazi sibyo, ariko kimara ikiyaga. Ni ukuvuga ngo aho kigiye kiragenda hejuru, kijya hejuru y'amazi kigafata neza, amazi agenda gihunga, ugasanga nimba amazi yageraga ruguru iriya, ugasanga hose harya mahageraga amazi, ugasanga habaye icyo cyatsi kimwe wagira ngo kigiye kuba nk'urufunzo, ikiyaga kikarangira. Ariko iyo ukuyemo ya marebe amazi arongera akagaruka neza, amazi meza rubogobogo, ubona ari amazi meza cyane. Ubu mfite abaturage koperative irwanya amarebe neza cyane, barwanyije amarebe kuva za Ruhuha kugeza hano muri Kamabuye duhana imbibi, ndetse no hakujya urebye ku Burundi no hasiga amarebe makeya, bararwanyije neza kandi yose bayakuramo. Uyu munsi abaturage nkubwira ya koperative nkubwira iri muri Cyohohanoro y'abaturage bakamabuye ko bararwanya amarebe muri Cyohohanoro iri mu murenge wa Ngeruka. Bayakuramwo n'amaboko, bamanukamwo bakayakuramwo n'amaboko, babakoresha amato yabugenewe bafite moteri, bajyanwo bakayakuramwo na barabihuguriwe babizi neza, bakayakuramwo. Ariko nayo marebe avuyemwo ntabwo tuyatigasoze gusa ngo tuyice nabi, avamwe ibintu bibiri. Icyambere havamwe ifumbire nziza cyane, hari ukuntu byasitoka kagira ifumbire nziza tukashyira mu myaka, ni ifumbire nziza. Icya kabiri ya marebe tuyakuramwo ibikoresho bindi bikoreshwa mu rugo, hari abakoramwo utubage abadamu batwara mu ntoki bitwaza nko guhaha kugira gute, hari n'abikoramwo za sandari, inkweto. Mugiye nk'agashora hari ubundi bariho biri bunyine byano ko amarebe yararangiye nta yakirimwo, ugerayo ugasanga rwose ibikoresho twibanze two mu rugo ushobora watwaramwo, waguramwo ibishyimbo, abandi bagikoramwo ingofero nziza. Yugeze no muri explora zibona nziza gusa zikoze mu marebe. Nk'amafi aho nimba amafi ku nkengero z'ikiyaga ahangaha ku cyatsi cyo ku nkombe, uzi ko ari amafi ajya gutera. No kuvuga ngo iyo kigiye ikaba ari cyinshi amafi ntabasha kubona aho yororokera, sibyo agenda ahungana nasubira mu mazi hagati, kandi yasubiye mu mazi hagati yara ntabwo kubona ko gitera, ubwo n'amafi kagabanuka mu kiyaga. Bwana Muyengeza Jean de Dieu aravuga ko kurengera ikiyaga cya Cyohoha bizakomeza, ko nta kwirara. Iki ni igikorwa gihoraho, ntabwo ushobora kuvuga ngo na protectinze ikiyaga hanyuma ngo ucujya byihorera urekera aho ngaho. Oya, ni ukuvuga ngo bimaze gutera ibiti hariya ugomba kuba ukurikirana, kuko abaturage ashobora kubyuka ari umunyarwanda mu gitondo ukabona yamanuye mwinga, ushobora kubona ukagiye guhingamo, ava ngo se ko harakujya kuba hahinga. Ariko ni ikintu gihoraho, ushobora kuba ati cya hara ni iwanyu, mukomeze ujyamo mwese mwamagane, mubwire ko cyara atari byiza, ko ari kwangiriza ikiyaga ndetse no kwangiriza udukikije mu buryo usanga umwe ku murimo we yaraproteje neza, undi ugasanga ashaka kumanukamwo yiba. Ariko ngira ngo ni ikintu gihoraho, ntabwo ari ikintu twakora umwaka umwe kirangire, ahubwo ni ikintu kiza tuzabana ho kiyaga, tuzabana ubuzima bwose, n'abana badukomoka bazabana cy'ubuzima bwose. Niyo mpamvu politiki yo kukirengera igomba guhora mu buzima igice cyose. Mutera kamakaha abarundi na basaba yuko abagenzi bacu b'abarundi hakurya nabo bashyiramo akabaraga, bizi ko amategeko yo kukiregera ikiyaga hari, ariko yenda imbaraga kugira ngo bishyirwe mu bikorwa aricyo kibura. Nkaba ngira ngo mbasabe yenda ko izo mbaraga zo kubishyira mu bikorwa nabo bazishyiramo, kugira ngo tubaze kurengera amazi ku mpande zombi. Ibugine ku mazuba bahinga igihingwa cy'ubutunguru. Iyo abona mu Burundi ko bahinga hera muri metero 50, nawe agira atandatu byo guhinga metero 50 mu murima we, kugira ngo abone amazi hafi ajya kuhira hafi, ariko atitaye ku ngaruka bizagira mu gihe kirekire. So bituma abaturage bacu batagira ya myumvire 100% kubera ko babona uko abaturanyi bari kubyitwaramo. Akaba niyo mpamvu ngira ngo ku mpande zombi bibasha gushirwa mu bikorwa mu buryo bwo bavati iki ni igikorwa nyamara dusangiye twese, Warundi bakishiramo ingufu, Abanyarwanda bagishiramo ingufu, kino kintu gifite ingaruka nziza. Akaba nawe n'iki cyonyine cyamuha kumva
kuruta uko yabona ahandi bahinga muri 50 metre iwe adahinga muri 50 metre. Hari ibikorwa muhora mukorana n'abatware bo mu Burundi kugira ngo mwibukanye gukingira kino iyo duhuriye nko mu nama urana hano ko duhana imbibi abaturage bacu barahahirana rimwe na rimwe turahura kubijyanye n'umutekano ndakuganira yenda ko umugizi wa nabi yakwiba mu Rwanda akajya mu Burundi yiba mu Burundi akaza mu Rwanda turahura n'icyo gihe ariko none tuba tubiganiraho kugira ngo byibuze ikiyaga tubashe kukirengera twese nabo barabyumva naha duhagaze n'ubu bushize twari kumwe na Buramatari w'intara ya Kirundo nawe yaraje arahasura arahareba arashima rwose arabacu ibintu tubashe gushyira mu bikorwa natwe byaba bifitiye ibihugu byomba akamaro. Akanyuma wazi kutantura by'amazi umutekano kuyakoresha harabogamwo hari ibikoko bibamwo nta muzakunda gushika nk'ibititaba canke okay hano ku mwaka ukunda gushika ariko uziriyo abaja gutwara ngo twafashije abaturage bacu tugeza kubasobanurira mu buryo batagomba kujya ku mazi kuma kuza kogamwo kuvoma ahubwo bakoresha amazi twazamuye ari kuri za robine publique kugira ngo byibuze bigabanyure izo mfu kuko n'amaksida ibikoko byo waruvuze hano muri cyo y'amajyepfo nta bikoko birimwo nk'ingona byo kujya abaturage ntazibamwo ariko imvubu zibamwo imvubu zo zirahari ariko tukangura abaturage bacu mu buryo ndumva muri kano gace ntabwo duheruka cyane kumva accident ziturutse mu baturage barohama ariko cyane n'imbaraga tubishyiramo iyo dukora inama mu mudugudu mu kagari ku murongo w'ibyigwa ikintu kigarukaho buri munsi kuko batagomba kujya mu mazi kuko amazi ugiye mu toga utazi koga wahita upfa cyangwa se wajya mu uzi koga utazi koga nawe akagukurikiramo hagira ate akaba yapfa no gudetse no kubuza ko bohereza abana ku mazi kuko ari gihe mutora amazi yagiye akafata ubwana buto ngo bujye ku mazi kuvoma yari bajya ku kiyaga ugasanga umwana araroha kiturage bakangura kugira ngo bakireke rwose. abanyamakuru kandi babashije bwana Muyengeza Jean de Dieu ubutumwa yaha abanyabugesera ndetse n'abarundi anagaruka no ku kamaro ko gucunga umutungo kamere w'amazi mu buryo buhurijwe hamwe inzego bireba ndetse n'abaturage bose bagafatanyiriza hamwe kubungabunga ikiyaga cyangwa se gucunga umutungo w'amazi ukawushyira mu bikorwa bya buri munsi ugomba kubungabunga numva ari ikintu cy'ingenzi utashobora kurejeta uko ubonye kuko nibwo buzima bw'ejo hazaza nta nubwo dufite uyu munsi icyo bimaze kutugezaho rero ngira ngo murabibona hano dufite amazi ngira ngo naberetse na systeme ya irrigation iri hano ntabwo systeme ya irrigation ishobora gukora aya mazi utayafite so no kugira ngo byibuze bya bikorwa umuturage ashobora kuba yakorera muri 50 metre sibyo yamazi tumufashe tuyazabura no hejuru ya 50 metre abashe kwiriga ahinge bya bihingwa bye yaba inyanya yaba butunguru cyangwa se ibigori cyangwa ibishyimbo ariko yamazi ayafite harya mu butaka bwiwe kuko ayasaba kuyakoresha umunsi ku munsi so inyungu zirimo mbona zishobora kuba n'ubufatanye urumva ko ari inzego zitandukanye yaba minerena yaba minagre yaba local government twese ibyo bidufitiye inyungu ntabwo ikigo gishinzwe kubungabunga umutungo kamere cyabicungera abaturage batakamubiye bahaturiye batabicungera ntabwo iyo success yagerwaho nta nubwo lab ikeneye gukoresha aya mazi muri irrigation sibyo yabona ya mazi sibyo itarabigizemo uruhare mu kuyabungabunga abaturage bahaturiye ntabwo bashobora kubona amazi meza iwasi itabigizemo uruhare nayo ngo ibashe kubungabunga ya mazi so ni ukuvuga ngo ni ya gestion intégrée ni ukuvuga ngo n'ubufatanye bw'inzego zose institution quelque soit ziri publique cyangwa privé n'abaturage muri rusange twese dusenyera umugozi tukafatanya kuko twese buri wese arayakeneye nk'ubyo akora utumwa naha baba abaturage bacu hano hakuno mu Rwanda ndetse n'abaturanyi b'abarundi nuko buri wese igikorwa cyo kurengera ibidukikije buri wese yakigira iki kitaba icya leta kitaba icy'umupartenaire ahubwo cyaba icy'umuturage wese uturiye kano gace cyangwa se utuye n'ahandi hantu hari amazi kuko ni resource ishobora kuba yadufasha mu gutera imbere kugira iterambere rirambye iyo afasha amazi akavangwa amazi metero 50 ngo ni ya leta ntagivuge ko ari yagomba ko no kwirengera amazi akayita ya leta ntayitaye ntabwo yabigira ibyo urumva ko no kuyangiriza byaturukaho byangiriza ko atazi agaciro kabyo ariko urabona ko nabwira ko abaturage bose baba iwacu mu Rwanda cyangwa no mu Burundi ko batwafatanya nabo bose igikorwa cyo kurengera ibidukikije cyane cyane guprotection kino kiyaga cyo y'amajyepfo babigira ibyabo nkuko nitwe bifitiye akamaro kuruta abatacegereye
inshuti mwakomeje kudukurikira, ngibyo ibyo twari twabateguriye kuri uyu munsi. Reka dushimire cyane abanyamakuru bari muri ariya mahugurwa, dushimire kandi n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera ku biganiro byiza baduhaye. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzagaruka kuri ariya mahugurwa, tubagezeho n'ibiganiro abanyamakuru bari bayarimo bagiranye. Ntimuzacikwe rero. Mbibutse ko mukeneye kutugezaho ibitekerezo cyangwa se kubaza ibibazo, mwatwandikira ubutumwa kuri adresi email ikurikira info@minirena.gov.rw. mushobora no guhamagara kuri telefone 252 582 628. mwakoze kudutega amatwi, mukomeze mugire icyumweru cyiza. Kuri mikoro mwari kumwe na Fidel Mpabwa n'Imana. Turengere ibidukikije, dutunge kandi dukoreshe neza umutungo kamere wacu, dutere imbere, dutegura ejo hazaza. Ni mu kiganiro cya Minisiteri y'Umutungo Kamere.